imashini yaciye akaboko, nta kintu basayidiye, baranyirukanye. Ugira gutya waba ukomeretse akaboko gacitse cyangwa se umenetse nk'ijisho mu kazi bagahita bagusezerera. Aba bakozi bose bakorera mu Gakiriro ka Gisozi mu karere ka Gasabo bahurira ku ngaruka zikomoka ku mpanuka baterwa n'imashini zibakata amaboko. Baba nyirizo mashini, koperative abashoramari bakoreramo ndetse n'ubugenzuzi bw'umurimo mu karere ka Gasabo ngo ntacyo bigeze bamarira aba bakozi bagira impanuka mu kazi ahazwi nko mu Gakiriro ka Gisozi. Rero nanjye naje kugira ikibazo ndagira ngo mu ndenganure nanjye mbona ubuvugizi subizwe byibura ingingo zanjye n'amafaranga nakatwaga 5% nyabone mbone n'indi kimaruka nagire ku kazi. Nkuko babitangaje Royal TV ngo bakorera abashoramari batandukanye bamaze guhura n'ikibazo cy'impanuka y'imashini y'abakase amaboko birukanywe nta merekeza bahawe abandi ntibanavuzwa. Imashini ica akaboko, maze kunca akaboko ntiyanamvuza ngera kwa muganga ninjye wahikuye, aho mviyeyo ntibanansura no mu rugo. Iki kibazo cy'impanuka zikomoka ku mashini ngo kimaze igihe kirekire kivugwa ariko gukemuka bikaba byaranze. Uyu mugabo yagize ikibazo cy'imashini yamukase intoki. Ikibazo cye ngo yakigejeje ku buyobozi butandukanye ndetse no kwa minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo, ariko kugeza iyi saha nta gisubizo arabona. Ngira amahirwe bamba nomero za minisitiri w'umurimo Wizeyimana Judith tubasha kuvugana. Tuvuganye anyohereza ku mugenzuzi w'umurimo mu karere ka Gasabo. Ubwo ngezeyo ndabimutekereza umugenzuzi w'umurimo, ndongera asura ku mugenzuzi w'umurimo abyimura mu kwa 7. Ndamubwiye nti ngewe mbabarire ko ndi umukene ntago nzajya mbasha gusiragira aha, bishyire hafi aho kugira ngo ubishyire ku kwezi kurenga ubishyire hafi. Uretse ubusembwa no kumugara ingingo, abakozi bavuga ko badafite uburyo bw'imibereho miryango yabo. Nk'uyivugira ko amaze kumugara akirukanwa no ku kazi yabuze ibitunga umuryango we, nyuma umugore n'abana baramuta barigendera. Bansohoye mu nzu, abana n'umugore baragiye, nanjye nibera hanze. Ubusibye kwitembera gutya mpura n'umuvandimwe akavuga atakira nka 500 ya soda cyangwa y'amata, nta bundi buzima afite. Ibi bibazo barabivuga mu gihe hafi ya bose bemeza ko bamaze igihe kinini mu kazi bakora. Tangiye akazi 9/6 abantu barimo baragenda bangirika ari benshi ku buryo harimo abacika amaboko, harimo abacika intoki, harimo ndetse yemwe harimo n'abameneka amaso. Nge nari maze imyaka 13 mukorera rwose n'abantu bose hano mu Gakiriro nge baranzi, natangiye 2004 mukorera. Nk'icyifuzo cy'abakozi bakora mu mbaho barifuza ko bahabwa ubwishingizi mu kazi nk'abandi bakozi bo mu biro cyangwa abakozi ba leta. Abakozi bo mu biro ba leta ntibakazaye bagaragara ngo twe dusigare, natwe twubatse ibintu byinshi, twubatse amagorofa menshi cyane, twaraye tubaza tukajya twirwa tubaza. Turasaba ko leta y'u Rwanda yashyira imbaraga mu bwishingizi mu Gakiriro ka Gisozi. Kuri icyo kibazo twifuje kuvugana n'umugenzuzi w'umurimo mu karere ka Gasabo ngo agire icyo abivugaho. Ku murongo wa telefone yabwiye umunyamakuru wa Royal TV ko ari muri konje ntacyo ashobora gutangaza. Ngenda shaka ko mwankorera ubuvugizi nanjye nkarenganurwa nk'umunyarwanda, kuko nacitse akaboko nkora, ntago nacitse akaboko ndimo niba. Imashini irazi kagukata akaboko ugagenda nk'uko waje urakorana n'umuntu imyaka igeze ku 10 na akakubwira ko utari umukozi we, yuhuye n'ikibazo nibwo yibuka ko atari umukozi we. Mu gihe nta gikozwe ngo abakozi bahabwa ubwishingizi, iki kibazo gishobora gukomeza kumvikana kuko iyo bagize impanuka batabona imerekeza cyangwa kwitabwaho n'abari abakoresha babo. Edi Mwerekande, Royal TV.